Yes, reka nanone ingaruke mbasuhuza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri International Harmony TV. Nk'ibisanzwe rero ni CG Talent uko muri kugenda mumbona kuri TV ya International Harmony. Ndagarutse nanone kugira ngo tube tureba ibyo ari byo, tugaruke ku biri kugenda bigaruka ku mihanda, ariko bitabashije gusobanuka neza, ariko nanone nshobora kugaruka ngabasobanurira kandi mukagenda mubasha kubyumva neza gatanu kandi kuri gatanu. Uyu munsi rero inkuru inzanye ni inkuru ishyushye cyane, ndi kwibaza kandi nayo ndabizi neza kuri kuyibaza, ndabizi neza kuri gutekereza kuri iyo nkuru ngiye kuba nguhereza muri aka kanya. Murabizi neza ko muri iyi minsi turimo hari kugenda haba ibyo twakwita ngo ni imishyikirano cyangwa inama y'imishyikirano. Buri muntu wese aragenda agatanga ibitekerezo, abantu bakaza bagatanga ibitekerezo cyawe hariya mu nama y'imishyikirano, n'ubundi kiba kigomba kumvikana ko byagenda kose. Twagiye twumva ibitekerezo byaba buri nguni na buri kantu, ariko narumiwe buriya. Iriya nama niba ari inama abantu bose bagenda nyine bakigaragariza musimbizi, nabonye hari abashaka no kwiyamamarizamo, ariko nabo dushaka kuvugaho mutubabarire. Reka tugaruke ahubwo ku nama yabaye kuri uyu munsi, iyi tariki turiho, ubwo twumvishe ibintu twifuzaga turi benshi, twifuzaga kumva, twifuzaga kubona, twari twarabuze ubituvugira. Nubwo byakorwaga, ariko byakorwaga mu ki? Byakorwaga mu ibanga rikomeye cyane, bigakorwa ariko twebwe ntitugire icyo tumenya, ahubwo tugavuga ngo reka dutegereze igihe bizaba cyangwa bizakundira. Ni mu nama nyine yahuje Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Turagaruka ku kibazo cyatanzwe na Bruce Melody. Ikibazo kibazwaga na buri mu content creator wese uri mu Rwanda cyo uri mu bindi bihugu ibyo ari byose bitagira ibyo bita ibihugu bitemerewe monetization ni hano ku isi. Hari ibihugu burya ku content creator abenshi bagenda babibona. Hari iyo tugiye gufungura nk'amacano ya business, ntago YouTube channel tuyifungura ngo tuyiroketinge muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, ahubwo tuyiroketinga mu bindi bihugu by'amahanga kugira ngo ibyo bihugu nuko ari byo biba byemerewe monetization. U Rwanda ntabwo ari mu bihugu rero biba byemerewe monetization, hari ukuntu dukora nk'aya mavideo tukayaploadinga, ariko monetization ku bantu batari kumva neza ni cya gihe za content ukora zishobora gutangira kukubyarira umusaruro mu rwego rw'agafaranga. Nyamuneka ugatangira kubona agafaranga muri za content ukora. Abantu benshi rero mu Rwanda abajya muri YouTube batabizi, ntibajya bapfa kubimenya, ariko nyine reka tuze tubibaganirize neza ukuntu biba byesitaye. Ubundi reka tubitangire nk'uko mubizi, iyo ufunguye YouTube channel barakubwira ngo uri hehe, uherereye hehe, igihugu uherereyemo cyangwa agace uherereyemo. Bakakubwira ngo uzuza imyirondoro yawe, wuzuze buri kintu kimwe cyose. Aha ngaha niho usanga nyine uhitamo igihugu, wahitamo igihugu nabi ugasanga igihugu uhisemo cy'iwanyu ntabwo kiri muri ibyo bihugu biri muri byemerewe eligibility cyangwa byemerewe monetization, kugira ngo nawe utangire kubona agafaranga. Ugasanga abantu benshi barakubwira ngo mwana ngo wamfunguriye channel. Ese urashaka channel yo gukoresha ikimani? Ngo nese ngo ishize ikintu ngo ukabona views 10 ngo ntabwo uhembwa ngo sugire ibice. Oya, ntabwo ari cyo biba bishatse gusobanura kugira channel. Abantu benshi mufite channel ndabizi neza mudasobanukiye ibintu bya channel. Hari abantu benshi mbonereho no kubasuhuza, abantu benshi mufite amachannel yabananiye, ahubwo none izo channel zabariye amafaranga atabarika, bababeshya ngo channel zanyu zigiye kuba za monetize, bavuga ngo za channel zanyu zigiye gutangira kuhahemba, mugashora amafaranga y'umurengera, kandi ibyo bintu nta hantu na hamwe mu by'ukuri biza kuba bihurira. Uzi ko ushobora gufungura channel uyu munsi, channel yawe ku wundi munsi nk'uyu nguyu tuvuge ni icyumweru kimwe iminsi 7, ukaba wabaye monetize, atari uko wakoze content irenze y'abandi, atari uko uri mwiza kurusha abandi, atari uko iryo banga se waba urizi? Ntabwo urizi. Ndabizi neza wese wibaza ati se bigenda bite. Ahubwo weho niba wibajije ngo bigenda bite, mpamagara cyangwa unyandikire kuri 077255922245, ubundi mubwire iryo banga. Numara kumenya neza ko ibyo bintu ndi kubwira ari ukuri, uzaza unshimire. Reka dukomeze rero. Hari abantu benshi bafungura ama YouTube channel
bagatangira bagakora amakontenti yabo umwaka wa mbere ugashira, umwaka wa kabiri ugashira, umwaka wa gatatu ugashira, uwa kane ugashira, uwa gatanu, uwa gatandatu, mani batarahembwa, batarabona n'ijana rya monetize. Hari n'abandi bazifungura pe zikaba monetize, channel yabo ikemererwa kuba yajya muri wa mubare uzajya w'amacana azajya ahembwa na YouTube cyangwa na Google. Buriya Google, YouTube ni ishami rya Google, ku bantu mutari munabizi mubimenye, ndatekereza ndi kuvuga neza ariko kuri abantu bizi ikoranabuhanga murabizi, YouTube ni ishami ni ikintu cya Google. YouTube ni ya Google, buriya Google ntabwo ari ya abantu benshi bazi ko Google ari ya YouTube, ariko YouTube niyo ya Google, ntabwo Google ari ya YouTube. Hari abantu rero baba monetize bakabemerera nyine, YouTube ikabemerera kuba monetize bujuje bya bindi byose YouTube isaba. Mbibutse ko kugira ngo ube waba monetize bigusaba byibuze views subscribe 1000, ntabwo bisaba views izo ari zo zose waba ufite ntacyo ziba zivuze kugira ngo ube monetize. Bigusaba aho gusubscribe nibura 1000. Wamara kugira subscribe 1000 bikagusaba icyo bita watch time 4000. Icyo gihe uba uri full monetization, ufite ama step zose zisabwa na YouTube kugira ngo ube monetization, uba wabaye monetization. Ariko hari n'indi monetization ibaho bagusaba aba subscribe 500 ndetse n'ama watch time 3000. Icyo gihe rero ni iki ndabibasobanurira. Ni cya gihe wowe wabaye monetize ariko ya publicité bita ama ads utazigera uyahemberwa, utazigera ubona na cya kintu twita AdSense. Utazigera ubona AdSense, ntuzigera ubona AdSense. Ni ama ads y'ama publicité abantu bari hanze bakoreba babona, kuko twe mu Rwanda nyine nibyo ndaza kugarukaho ko ads twe tutazemere tutajya tuzibona mu video y'abantu bari bose tureba, cyangwa abantu bari bose bakora ama content. Aha rero ndabibasobanurira kugira ngo mubashe kubyumva neza, kugira ngo tugaruke kuri iyi nkuru tuyikomeza. Abantu bari mu Rwanda, abantu bareba video zacu, cyangwa abantu tureba video z'abandi turi mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo twemerewe kureba icyo twita ads. Ads rero ni ikintu, ni amatangazo, ni abantu cyangwa ni amakampani, ni amapublicité y'ibintu runaka cyangwa amakampani. Hari igihe kera byigeze kubaho mbere ya covid, aho wafunguraga video nko kuri YouTube y'umuntu runaka, ukajya kubona ukabona mbere yuko baguhereza iyo video ukabona abanje gucamo agapublicité, yakora akapublicité urakarebye utagakeneye wanagakoramo, bakabanza kuvuga ngo banza ugaskipinga kugira ngo ukabemo ukomeze ikiganiro cyawe, ukaba wagaskipinga kugira ngo ukunde ubone cya kiganiro cyawe. Tura publicité rero nitwo bita ama ads. Tura rero kuri YouTube kuba content creator twinjiza amafaranga menshi cyane, kuruta indi twita ya views. Babandi bavuga ngo views ngo ziringe, oya, ads nizo za mbere zinjiza amafaranga menshi. Aribyo cyagenda nagarukaga mbabwira ngo ushobora kuba wowe nkoze iki kiganiro nkarebwa n'abantu 150 cyangwa na miliyoni. Icyo kiganiro kinyuzwe n'abantu miliyoni kikanjiza amafaranga nibura 100,000 amadolari 100, kwa cyarebwe n'iyo miliyoni pe, bitewe n'ama ads make yanyuzemo kubera abantu bahanze bayirebaga. Ariko ugasanga hari undi uje cya kiganiro we wakubiseho akagira mu kiganiro cy'akagira views wenda 200,000. Ubu mwagize miliyoni 200,000, ako 200,000 akakurusha umushahara, akakurusha guhembwa cyane amafaranga menshi. Icya mbere bisaba rero icyo gihe biterwa na ya location uherereyemo n'aha hantu uri, ndetse n'abantu bakurebye. Niba abantu bandebye abenshi bari mu Rwanda, bari mu Burundi, ufite amahirwe make cyane yo kwinjiza amafaranga, ufite amahirwe menshi cyane yo kwinjiza amafaranga make. Bivuga gutyo, ufite amahirwe menshi cyane yo kwinjiza amafaranga make. Niba rero YouTube yawe cyangwa ibintu ukora bikurikiranwa n'abanyamahanga bari nko mu bihugu bya Amerika, za Canada, biriya bihugu by'Uburayi byose, biriya bihugu binyuramo ama ads menshi cyane. Video zawe yo umuntu wahabashije kwifungura hanyuzamo ama publicité, nta muntu wayifungura ngo areke kubona publicité. Iriya video rero yanyuzemo ama publicité menshi, bifite uburyo bwo kwinjiza amafaranga menshi cyane pe, menshi cyane. Bitandukanye naho wagize views byinshi ariko video ze zarebwe na audience iri ahantu nyine hatemerewe kunyuramo ya publicité. Nibwo rero muri iyo nama y'imishyikirano reka tugaruke gatoya, nari nyuze ku ruhande kugira ngo mbanze basobanurire mu byumve neza. Nibwo tugiye tubona Bruce Melody nk'umuntu wari watumiye, cyangwa umuntu uba watumiye nk'umulegend, nk'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Baramubajije ati se Bruce Melody bimeze bite ku kigendanye n'ubuhanzi cyangwa n'ubu artiste?
ubugeni, tubyita ubugeni mu kinyarwanda cyiza ni ubugeni bimeze bite. Bruce Melody arasobanura, amaze gusobanura ariko agaruka ku kantu ko kuvuga ngo mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko ibihangano byacu cyangwa amakontenti dukora atari kutwinjiriza kubera ikibazo cya Google Ads, ikibazo cya Google Ads zitajya zigaragara mu mavideo yacu ku bantu bari mu Rwanda, bigatuma rero tutinjiza agatubutse cyangwa tutinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'uko biteganyijwe cyangwa uko abandi babikoresha babibona. Perezida wa Repubulika yongera aramubaza ngo se ibyo ngibyo biterwa n'iki? Abajije abari aho ngaho kubera iki twebwe bidakunda. Agaruka no ku kintu cyo kuvuga ngo niba ufunguye YouTube channel bigusaba ko uyiroketinga mu kindi gihugu kitari icy'u Rwanda cyangwa kitari icya hafi aha kugira ngo YouTube yawe nyine ibe za YouTube nyine ziri twakwita ngo ni professional YouTube, zane nyine zemerewe bya bindi byose bya bihugu bishobora kuba byemerewe bya bintu byose YouTube isaba cyangwa Google isaba. Basobanura ko hari impamvu zishobora kubitera zigera muri 3, ariko bagaruka bavuga ko uwo ni minisitiri barababajije ngo minisitiri ushinzwe ibintu by'ikoranabuhanga agaruka nyine asobanura impamvu nyine mu Rwanda bidakunda cyangwa bitemera, ariko bisobanurwa ko uburyo bwose babugerageje kandi bugakunda, hasigaye uburyo bumwe bw'uko amakampani yo mu Rwanda ayo mapublicité yabo cyangwa ayo matangazo yabo baracyari bakeya mu by'ukuri, ntabwo bari bajya ku rugero rwemewe na Google ku buryo ama ads baba bayifungura hano mu gihugu cy'u Rwanda, nabo bagatangira kujya bamamariza muri Google agatubutse ku mavideo y'abantu bari ba video nyarwanda, bagatangira kujya bagira gute, bagatangira kujya bakabona. Uyu minisitiri rero ushinzwe ibintu by'ikoranabuhanga nyine yagarutse ashishikariza nanone abantu bose bafite inganda, amakampani kugira ngo babishishikarijwe kugira ngo bajye bakorana na Google nyine bazamure cyangwa bongere ingano y'uburyo bamamazagamo cyangwa ibyo twita sinzi niba muri kubyumva neza, ndi kugerageza kubyumvikanisha ku buryo buri muntu wese aho yaba ari hose yabasha kubyumva mu gihugu cy'u Rwanda, birinda gukoresha izindi ndimi kugira ngo bitaza kuba bibacanga cyangwa bataza kuba batabyumva neza nk'uko nanjye mbyumva. Amatangazo nyine namwe murabyumva, mujya mwumva kuri radio abantu bari kwamamaza wenda amatara ya Rwanda Forum cyangwa bari kwamamaza amatara ya Dodoma, kumva amatangazo ari kunyura kuri radio, ukajya kumva amatangazo ari guca kuri televiziyo nyine, hari ukuntu bafata umwanya wo gucishamo publicité. Nibyo rero ari kuvuga ngo advertisement yo mu gihugu cy'u Rwanda iracyari hasi cyane ku buryo itaragera ku rugero rwa Google. Perezida wa Repubulika yongera amubaza ati se birasaba iki kugira ngo byibuze izo publicité cyangwa ibyo ngibyo byose abo ngabo abashoramari cyangwa izo nganda n'izo kampani zibashe kubishishikarizwa, birasaba iki? Ni ijambo ryasorejwe rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko twibaza ngo ese izi AdSense Google niramuka izikuye mu mavideo y'abanyarwanda biragenda bite ku ba content creator? Hamwe tumaze kuvuga nahita mbwira ijambo rimwe, arambwira ati sha nibaramuka bazirekuye twitegure, rwose twitegure, ibintu biraza kuba bigenda neza. Na za channel zacu twabitse kubera ikibazo cy'inyine cy'ama ads atanyuramo kugira ngo tubone agatubutse wenda tukagendera kuri views kandi tugasanga dufite audience yo mu Rwanda gusa, kiraza kuba gikemukira aho ngaho. Twibutsa neza ko hari aba content creator ngiye kuvuga mu mazina bakijijwe n'izi ads mu Rwanda zikigaragara. Twavuga nk'Isimbi TV yazamutse kera mbere ya Covid, ziraboro mu Rwanda zari zikigaragara nyine bari batarazikuramo. Ba Irene muri Covid murabizi mwari muyoboye, ari abantu badanje kabisa. Hari abantu benshi cyane bari aba gospel bita sinibuka amazina yabo, ariko hari abantu benshi cyane Google zahinduriye ubuzima. Zira ads zibahindurira ubuzima, zibagurira amamodoka, zibagurira ibipangu binini. Wabona uyu munsi wa none zigarutse, nanjye cya gipangu mpora ndota nabanyibonye, na ya modoka nziza mpora ndota nabanyibonye. Banyarwandakazi rero nimo nkorere subscribe kugira ngo aya makuru nkomeze nyabakururire 5 kuri 5 igihe cyose twakumva itangazo rivuga ko ads zamaze kwemerwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa zamaze kuba zitangira mu mavideo y'aba content creator bo mu Rwanda. Natwe twabasha kujyana twabasha kujyana n'iri terambere ry'izi ads. Mu mbabarire rero
mbasezere turekere ahangaha, dutegereze twihanganye igisubizo kizava kwa nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni umubyeyi, yumva abana be, yumva abantu be, ndabizi neza ko ibi ngibi byamugezeho nta kitarashoboka, ibintu byose ubu byakunze, ahubwo reka tube dutegura content zimeze neza kugira ngo nabo bajye bavuga ati iyi video koko ikwiye kunyuramo izi publicity. Reka mbashimire rero mwese mwakomeje kunkurikira, yari International Harmony TV, kandi ngushimira wowe wamaze gukora subscribe, mubwira ngo nawe utarayikora kora subscribe tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Reka mbasuhuze mwese, mbifurize umunsi mwiza ndetse n'ijoro ryiza, buri wese aho aherereye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Burayi. Turi mu masaha agiye atandukanye, buri wese ahari n'igihe arimo, mwifurije kugomeza kugubwa neza. Njye na Narcia Talent, n'ibisanzwe turakomeza tubane neza 5 kuri 5. Ciao ciao.